Yes. Mbanje kubasuhuza rero mbifuriza kwitangira cyangwa se intangiriro z'icyumweru cyiza, babwira ngo buri wese aho ari munyarwandakazi, ba diaspora, bantu mutuye impande z'isi yose, turabashuje kandi tubifurije gutangira icyumweru cyiza. Uyu rero mbere y'uko twinjira mu kiganiro, turagira ngo tubanze twifurize bamwe mu banyamuryango b'umukino wacu wa handball hano mu Rwanda bagize ibyago cyangwa se bapfushije umubyeyi wabo babyara papa wabo, ari abavandimwe ari abari Jacques ndetse na Justin batuye mu karere ka Gicumbi, aho biteganyijwe ko uyu mubyeyi agomba kuzashyingurwa cyangwa se bagomba kuzamuherekeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ubwo ni kuwa gatatu, akaba ari umusibo ejo. Dukomeza no kwifuriza ngo buri wese aho ari ndewe ndetse tunihanganisha abavandimwe cyangwa se abo mu muryango wa Jacques ndetse na Justin bagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umukino wa handball kugeza ubu ngubu dufite hano mu Rwanda tumaze kugeraho. Dukomeza kubabwira ngo condoleance kandi turi kumwe namwe, twifatikanyije namwe. Mbere na mbere rero, ese ni iki kintu kugeza ubu ngubu kiri kuranga umukino wa handball hano mu Rwanda? Mbere na mbere turavuga ku bafana bakomeje kugaragaza icyo bita amarangamutima bajoyininga fan club ya APR Handball Club, dore ko kugeza ubu ngubu APR Handball Club imaze kugira icyo bita fan club ihagarariwe n'umusore witwa cyangwa se umufana mukuru w'abafana ba equipe ya APR Handball Club ariwe bita Shukuru. Tugiye kubanza turebe rero nkuko ejo buri mwabonye muri beach, ubwo APR Handball Club equipe ya APR ya handball yegukanaga igikombe cya beach Rwanda 2026, hagaragaye umufana ababwira ngo ngewe iyi kipe ndayikunda cyane, ari naho ino foto muri kureba kuri screen yagaragaye aryamye kuri banderole abavuga ati nge nta kindi kimenyetso ragira, nta rundi rwibutso ragira sibyo kuryama kuri banderole nkifataho ifoto izajya igaragaza buri umwe wese uzajya ibona ukunda ikipe ya APR ko gukunda ikipe atari ibintu bipfa kwizana gusa, ahubwo ari bya bindi biza ukabona abakinnyi barimo gukina neza, ukabona barimo gukora performance, ukavuga ngo iyi kipe ngewe ingiye ku mutima, indi ku mutima nicyo kintu nta kindi kintu ngomba kuyikora. Rero nuko ngomba kuyiha nanjye ngomba kuyiha amarangamutima yanjye nkayiyereka, ikabona yuko nubwo bwose ari umukino wa handball utaratera imbere mu Rwanda cyane, yewe ku buryo nta handi buri wese avuga ngo handball nshobora gutanga 15,000 nkajya gukora umupira cyangwa nshobora gutanga 20 nkajya gukora umupira, ariko niho bigana bishyira, kuko mu gihe cy'iminsi mike cyane ubwo u Rwanda ruraza kuza gutangira kwakira imikino ikomeye cyane nka cya gikombe cyo muri France twabonye gishobora kuzabera hano mu Rwanda hatagize igihindukaho. Abafana bose turabizi ko barimo mu bantu bazaba bavuga ngo umukino wa handball ni umukino uryoshye cyangwa uryoheye ijisho, buri wese agomba kugira gute, buri wese agomba kurebaho tukayegurira imitima yacu nk'uko twegurira imikino yindi isanzwe yaba za football, basket ndetse n'indi mikino yose ikomeye. Rero nuko mu karere ka Rubavu hagaragaye umwe mu bakobwa bavuze ngo equipe ya APR kugira ngo nyereke urukundo rwanjye nuko ngomba kuryama kuri no banderole ngafata ifoto. Niyo foto turimo kurana kuri screen. Rero none tugiye kureba ese ni iki kintu kiri gutuma ikipe ya APR Handball Club ni iki kintu kiri gutuma kiri kuyifasha kugira ngo igaragaze ni equipe ubona ko iyi retour yatangiranye icyo bita ubushake, iri guscoringa ibitego byinshi cyane, yaba bamwe kuri babakinnyi bavuze b'abanyamahanga b'abanyakenya babakinnyi 3 baguze baje bagatangira kugira ntacyo batangira kwifasha cyane muko mwabonye muri match za ale, nuvuga ngo barimo mu bakinnyi batagize icyo bayifasha. Ariko ubu ngubu muri retour urabona ko umutoza nyine harimo akaboko k'umutoza, harimo icyo bita retouche y'umutoza, yababwiye ati mwebwe muri abakinnyi twagiye tugurirwa abakinnyi bakomakomeye, kuko kugeza ubu ngubu APR niyo kipe ifite abakinnyi bavuga ko yego bakomeye, ariko bari twavugaga ngo barakomeye ku buryo bw'izina, batari baragira icyo batanga,
ariko kugeza ubu ngubu muri match retour zose ziri kuba biragaragara ko ikipe ya APR Handball Club ni ekipe ibona ko hari icyo bita retushe y'umutoza. Abatoza batangiye bavuga ngo dushobora kugira icyo dukora abakinnyi tukabahuza, buri wese akamenya muvoma z'undi, ku buryo ari handi tuzavuga ngo tugiye guhura n'ikipe y'ikigugu nka Police Handball Club, tukaba twayereka ko turi mu bamwe bayitsinda bayiha challenge, dore ko kugeza ubu ngubu ekipe ya Police Handball Club irusha ekipe ya APR Handball Club umukino umwe. Uvuga ngo irusha amanota 2 ariyo yayitsinze match muri match ya mbere ibanza, ndakeka yarushije ibitego 3, ndakeka hagati y'ibitego 3 cyangwa 6, ariko ubu ngubu kugeza ubu ngubu ekipe ya APR banyarwandakazi umuntu wese ukunda umukino wa handball muri match retour izabahuza, ndakeka ni mu kwa gatanu ku itariki yo kwibuka neza. Ubwo bazibuka baraza kwandika hepfo muri comment batwibutse amatariki, ariko ni match izaba iryoheye buri umwe wese azatavuga ngo ekipe ya APR noneho harimo icyo bita ukuboko k'umutoza cyangwa icyo bita retushe. Umutoza aragiye abanza aravuga ngo hari ikintu cyahindutse. Nibyo bintu dutegereje rero mbere yuko ruzaba muri derby zabahuza mu kwa gatanu. Reka tubanze turebe ngo ese ni iki kintu noneho APR Handball Club iri gukoresha kugira ngo itsinde ibitego byinshi. Mbere na mbere aba basore batatu b'abanyakenya, yaba ari upivo, yaba ari umu center back, yaba ari uyu mwarieri, ni abakinnyi ubona ko nyine wa mukino wabo baturukanye muri ekipe ya Equity ubwo batsindaga Police Handball Club kuri finale. APR Handball abayobozi ba APR bakaba benguka bakavuga ati bano bakinnyi kwabaza muri ekipe yacu. Urabona nyine ko bamaze gusubira muri ya ritime yabo uko bari. Nuvuga ngo ekipe ya APR Handball Club muri phase ale ni ekipe yagowe cyane no kutamenyerana ko abakinnyi uko yari kuyabakinnyi muri Equity abandi bakura muri Police. Nuvuga ngo bari abakinnyi rero none baza basanga n'abandi bari muri APR basibiyemo bakeya, kuko APR abakinnyi bose yari imaze kubirukana, bivuze ngo mwebwe ntabwo mushoboye, tuzanye abakinnyi bashobora kugira icyo badufasha twagiye kugana igikombe cyangwa se twatanimba ibikombe byose hano mu Rwanda tukaba tubifiteho ijambo. Ariko ubu ngubu aho bigereye urabona ko ekipe ya APR yatangiye fazare ari ya ekipe kwirukanka ubona binanira. Ubwo ngubwo ntabwo mbizi ku bigendanye na fiziki yabo uko ihagaze, ariko biragaragara ko muri mikino ya are ikintu bita fizike yari iri hasi rwose pe, yari iri hasi. Buri wese usanga yaragiye yibyibira uko ashaka, utavuga ngo uyu nguyu ni umukinnyi ashaka gukina umukino wa handball. Kandi umukino wa handball kugeza ubu ngubu ni umukino uburyo nicyo bita kugaragaza icyo bita speed, icyo bita kwirukanka cyane ko bivanze nicyo bita n'uburyo bw'imyumvire na konsinye y'umutoza. Ese umutoza yatubwiye ko tugomba gute, tugomba gukina gute, tugomba gukina ni uburyo bwa tactique, tugomba kuba duhagaze gute, uburyo bwa system tugomba kuba twubakitse gute, ni gute tugomba guprepara igitego. Ari cyo kintu rero ubu ngubu ubona ekipe ya APR abatoza bose icyo bita coaching staff kabisa tubabwiye ati coup de chapeau, hari ikintu mwakoze byatugaragariye buri wese nimugoroba ko ekipe ya APR imaze kugira icyo bita uburyo bwa communication. Ni uvuga ngo bumaze kugera byibuze noneho kuri 70%. Ni uvuga ngo 30 isigaye ku ijana ni ukugira ngo noneho hagire noneho bya bindi byose bishyirwe mu bikorwa cyangwa se ari icyo bita implementation, icyo bita gushyira mu bikorwa ibyo bamaze kugeraho. Ni uvuga ngo niyo kintu rero are yarabagoye cyane, wasangaga abakinnyi kwirukanka ntabwo bishoboka, kugira gute ntabwo bishoboka. Cyo bita communication nyine hari icyo bita miscommunication mu kibuga, bivuga ngo kudahuza ibyo mwahawe ya makuru mwakagombye gutanga, za sinyari mwagombye gutanga mu kibuga ntabwo ziri kugerwaho. Ariko ubu ngubu muri match yarayibahuje n'ikipe ya Nyakabanda Handball Club, ni ekipe irimo abasaza benshi cyane. Nuvuga ngo uhera nko kuri kapiteni wabo Janvier bakunda kwita kapiteni Nomatique, kugeza ubu ngubu ko nta muntu urakora ibikorwa nk'ibyiwe, cyangwa se umwe mu bantu babaye indashyikirwa, umwe mu bantu umukino wa handball mu Rwanda bubashywe, kandi buri wese agira akavuga ati Janvier umukino wakinnye abana bose bakagombye kukuberaho urugero, bakubereho urugero byatubera nk'amasomo meza kugira ngo ejo tuzagire abakinnyi beza. Ariko nuvuga ngo ekipe ya Nyakabanda Handball Club ni imwe muri ekipe zigora
ekipe ya APR kuyibonamo ibitego byinshi cyane, byibuze atari no kuvuga ngo byibuze ni ekipe ya APR Handball Club, ni ekipe ya polisi. Ni ukuvuga ngo Nyakabanda ni imwe muri ekipe zishobora bagira systeme yabo bita ngo ni systeme mucanganyiko cyangwa se bita systeme ngo ni kanyamasyo. Ni uburyo bagutera umupira wabo bakakubwira ngo twe tugiye kukwima umupira mu gihe kingana gutya. Ntabwo ni ukuvuga ngo ingufu zacu ziri hasi cyane pari raporo y'amakipe akora umwitozo uri full, ariko twebwe nta mwitozo dufite, ariko mu bumenyi buke cyane dufite tugiye kukujera tukwima umupira udutsinde igitego ariko kidutsinde mu minota mikeya pari raporo kuko bakagombye kwirukansa mu gihe nta myuka dufite ukaba wadutsinda ibitego byinshi cyane. Ibyo bintu rero muri match yabaye nimugoroba buri wese wari ku kibuga yabibonye. Ni ukuvuga ngo Nyakabanda Handball Club bashatse kumanaginga wa mukino wabo, bamenyereye systeme mucanganyiko cyangwa se systeme mucange, bihura n'uko APR abatoza bamaze kwiga Nyakabanda uburyo ikina, baravuga bati sawa ni ekipe ishaka kutwima umupira ariko reka none tuyishyireho icyo bita pressing, kuva bavana umupira mu kibuga cyawo kugeza bayigejeje mu kibuga cyacu. Reka twirinde ko bashobora gufata imipira myinshi cyane bakayigeza iwacu mu kibuga, kuko niba yageza mu kibuga cy'iwacu ni abantu bakunda guteza icyo bita danger mu kibuga. Reka turebe noneho uburyo tubatakira noneho tubahere, kuko dufite ingufu zo kwirukanka, dufite ingufu zo kwirukanka turabakubye cyane. Reka tubahere iwabo mu kibuga, tubashyireho ya pressure, twese tuba pressing, baro baragira. Ni ukuvuga ngo kubera ko nta ngufu bafite baratangira kuyitakana, batangira gutekereza ibintu byinshi cyane par rapport y'imikino bakinaga, ariko no tubahere hari iwabo baro tuzibakira hariya. Nicyo kintu bakoze rero, baro zose barazambura, birinda babatsinze ibitego 54 ku bitego 9. Iyi ngiyi niyo rikoru itaregeze inabaho kuva na kera. Aya ni amateka ikipe ya Nyakabanda yabonye, ariko ndakeka ko abatoza cyangwa se abayobozi ba Nyakabanda ariyo kintu bagiye gukora, bakavuga ngo ese ya mikinire yacu noneho ni ikintu cyakagombye kugira gute, ni ikintu cyakagombye guhindukaho. Ariko mbere gatoya ni ukuvuga ngo abakinnyi benshi ba Nyakabanda harimo abana batari baje bayikinira, bari benshi cyane muri examen batari baje muri iyi match. Ari nayo kintu nkeka ko izo ngufu nyine zabuze, kubera ko urumva abakinnyi badakora umwitozo mwinshi uri furu, babuze kugira ngo babe bashobora kugira gute, babasha guhangana na ekipe ya APR Handball Club. Ariko kimwe mu bintu bya mbere nshimira ekipe ya APR Handball Club ni uko kugeza ubu ngubu aba basore babo none ubu bafite icyo bita systeme nshyashya. Birasaba ni ukuvuga ngo yaba uburyo bwa systeme, uburyo bwa tactique, mu buryo bwa kombinizo, urabona ko nyine n'abantu bamaze gushyira hamwe, bamaze gutuza kugira buri mukinnyi wese arakina akabona umwe. Ariko noneho APR Handball Club ikintu ugomba gukora mu kibuga urabona ni sawa, ariko ikintu gendanye n'abazamu bwose coach w'abazamu ufite akazi gakomeye cyane kugira ngo uzashobore guhangana ekipe ya Police Handball Club. Ni uko ufite kongera mu buryo bwa session, uburyo abagaridiye banyu bakagombye kuba bakoramo. Urabona ko barahagaze cyane, muvoma ni nkeya cyane, sinzi ikintu kiri kubitera. Umwitozo ashobora kuba ari muke cyane ku bagaridiye. Ibyo bintu ni ibintu APR igomba gukoraho, ni ibintu coach wa APR Handball Club agomba gukoraho we na staff yiwe, bakareba ngo ese abakinnyi ko bari kuregwa ibi ngibi koko nibyo. Kuko urabona yaba ari uyu abakinnyi bose umupira wose bari gutera kugeza ubu ngubu uri kujyamo ye uvuyemo none nyine bakagombye kuba wahuye na zangenda nyine ko bavuga. Ariko kugeza ubu ngubu abagaridiye ntabwo bahagaze neza, ariko mu kibuga aho imbere urabona ko abakinnyi baragenda. Ari nacyo kintu gishobora kuzagora ekipe ya Police Handball Club, kuko abakinnyi ba Police Handball Club muri match zose zabanje ubona ko batsindaga ekipe ya APR Handball Club. Babashyize icyo bita pressing, guhera mu kibuga cyabo bagitangiza umupira bakajya kugeza mu kibuga cya Police bamaze gusa nkaho bananirwa, kubera ko communication yari itaba 100%. Ariko ubu ngubu bya bindi byose Police yakoreshaga mu buryo buri athletic, mu buryo bwo kwirukanka cyane bwa speed, ni ukuvuga ngo APR noneho bari kuri ritm imwe. Ari nacyo noneho wakubita n'abatoza noneho bamaze kwigana, ari naho umukinnyi wese wa APR avuga ari gushyira agatoki kandi avuga ngo Police yaradutsinze murare, ivuga ngo yaturushaga ibitego 13, ari yose yarangiye bayirusha ibitego 13. Ariko kugeza ubu ngubu niyo mpamvu uri kubona nyine APR Handball Club abakinnyi abatoza ngo babasinyara, bakababwira ngo dukeneye ibitego byinshi cyane kugira ngo tuzajye gukina na mukeba
tuzajya dukina na polisi, tuzajya dukina na polisi dufite mo ibitego byinshi cyane tumaze kuzigama. Ari cyo kintu gishobora kuzabafasha, ari nacyo kintu mvuga ngo ngarukira kuri polisi mbabwira ngo abatoza ba polisi bafite ikintu bita igitutu gikomeye cyane, ntavuga ngo kiraboroheye cyane kuko bafite akazi gakomeye kuri aba bakinnyi ba APR Handball Club namaze kubona kuri uyu mugoroba. Umukino bari gukina, speed bafite, unuvuga ngo ibintu byose barabihuje. Icyo tubiruze kuza gutandukanaho cyane ni ukuri buze kuza gusanga ekipe ya Police Handball Club abakinnyi bayo baramenyeranye neza tutarumva 100%, mu gihe hakirimo akantu kari tace gato cyane, ariko muri APR Handball Club haracyarimo wenda nka 99% amaze kumenyerana ka kantu wenda gasigaye ka rimwe cyangwa ibice. Ubwo mu abatoza coach Anabar we ufite akazi ko kugira ngo nk'ibyumweru bingahe bisigaye kugira ngo derby be, mufite akazi ko kubikoraho, kuko hari igihe turi buze kuza kugeraho tutari buze kuba turi gukina shampiyona bihagaze gatoya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abakunzi ba handball tugiye kujya twatangira icyumweru, tugiye kujya twagera mu gihe muri cya retour tujya twabonaho imikino ikomeye cyane, amakipe yose tuyabona mu kibuga agenda, apana ya APR yo muri are wabonaga igenda kibuno mpamaguru n'uvuga ngo umuntu ari kugenda ariko kibuno kikamugarura, nuvuga ngo nta kugenda guhari, nuvuga ngo imbaraga z'umubiri ntazo. Ariko bitandukanye n'ubu ngubu ko staff ya APR Handball Club, yaba coach Anabar, yaba coach wundi umwungirije, yaba coach wa physique, abo bantu bose turagira ngo mbabwire ngo icyo nabisabira nuko mugomba kuvuga ngo hari akantu kaka nuvera mugomba gushyira cyangwa akantu k'uburyohe mugomba gukora, akantu kari touch. Iyo bavuze ngo touch nyine ni ugufata ikintu ko cyari kiri ukagicunga, nuvuga ngo ibitareshyaga ukabireshyeshya. Ubwo rero nuvuga ngo abakunzi ba handball mu Rwanda turakomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, ariko ngusaba wowe ubonye ikiganiro bwa mbere cyangwa se ubonye ukurikiranye ibiganiro vuba, ndagusanga ukore subscribe kugira ngo kandi kwa kantu kikazogera kari hasi ujye ushobora kubona notification z'ibiganiro bya buri munsi uko bije. Ikiganiro nakagaruka, ciao ciao.